uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru ikomeye yavuzwe ku rwego mpuzamahanga aho perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageze muri Qatar nyuma y'urupfu rwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Ariko se ubundi wowe uri kwibaza ngo Sheikh Hamad yarinde, kuki perezida Kagame yafashe urugendo? Ese u Rwanda na Qatar bifatanye iyihe sano? Muri iyi video turabisobanura byose. Ngira ngo wenda abantu turi kurebana iyi video cyangwa se mugiye kumva iki kiganiro, ngira ngo mugomba kumenya ko uyu Sheikh Hamad yamaze kwitaba Imana, ariko nyine hakaba himitswe undi mu perezida. Ngo Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yabaye emir wa Qatar kuva mu 1995 kugeza mu 2013. Mu gihe cy'ubutegetsi bwe yahinduye Qatar igihugu gikomeye mu bukungu, ishoramari, uburezi na diplomasi. Yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere Qatar. Always nyamuneka mbere ko dukomeza reka tusabe ko mwadusuportinga kuri YouTube channel yacu The Great Mixasi, ugakanda subscribe niba uri mushyashya, dore tugeze ku 2100. ubwo rero ndabashimiye cyane. Niba uri mushyashya kandi subscribe, kandi like, sharing iyi video kuri bagenzi bawe kugira ngo nabandi babone amakuru, ibyemezo ndetse no guteza imbere AI Jazera. Mu 2013 yeguriye ubutegetsi umuhungu we Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Gusa ku bantu tugiye kureba ikiganiro uyu munsi, iyi video ishobora kuza kuba ndende bitewe n'ibintu byinshi. Nyine murumva tugiye kureba uburyo perezida yageze muri Qatar, ibyo yagiye gukora. Ngira ngo wenda abenshi mubashe kuba mwakumvaho gakeya inkuru tugiye kuvuga. Mu minsi ishize Sheikh Hamad yitabye Imana. Urupfu rwe rwabaje abaturage ba Qatar n'abayobozi benshi ku isi. Ibihugu byinshi byohereje ubutumwa bwo kwifatanya n'umuryango we. Ese perezida Kagame yakoze? Perezida Paul Kagame nyine yagiye i Doha muri Qatar. Intego nyamukuru yari ukugeza ubutumwa bw'ihumure ku muryango w'ibwami wa Qatar no kwifatanya nabo muri ibi bihe by'icyunamo. Ubwo nivuga nyine icyunamo namwe mugenda bisobanukirwa n'icyagiye nyine mu mabara abantu bafite, cyangwa se nyine yagira ngo muri kubyumva. Mu rugendo rwe yahuye na emir wa Qatar uri ku butegetsi ubu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Baganiriye kandi ku mubano mwiza usanzwe hagati y'u Rwanda na Qatar. Mu myaka ishize u Rwanda na Qatar byubatse umubano ukomeye. Qatar yashoye imari mu Rwanda mu nzego zitandukanye zirimo ubwikorezi bw'indege, ubukerarugendo n'ubucuruzi. Hari n'ubufatanye hagati ya Qatar Airways na Rwanda Air ndetse n'ishoramari mu Bugesera kuri International Airport. Ibi byatumye ibihugu byombi bikomeza gukorana bya hafi. Mu rwego rwa diplomasi, kujya kwifatanya n'ikindi gihugu mu gihe cy'icyunamo ni ikimenyetso cy'ubucuti n'icyubahiro. Urugendo rwa perezida Kagame rugaragaza ko u Rwanda ruha agaciro umubano warwo na Qatar. Sheikh Hamad yitabye Imana mu gitondo cyo kuwa 12 Nyakanga 2023. Umuryango we ntiwatangaje icyateye urupfu rwe. Perezida Kagame yihanganishije umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani n'abandi bagize umuryango we, agaragaza ko Sheikh Hamad yasize umurage mwiza wo gukorera abaturage no gushyira imbere umubano mwiza n'ibihugu. Yagize ati, umurage we wo gukorera abaturage no kwiyemeza gushyira imbere ubucuti n'ubutwererane bw'ibihugu uzagumaho mu bisekuruza byinshi muri ibi bikomeye, mu bisekuruza byinshi. Muri ibi bikomeye, njye n'abaturage b'u Rwanda twifatanyije na nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani n'abavandimwe bacu b'abanyaqatar. Sheikh Hamad yagize uruhare rukomeye mu guhindura Qatar mu rwego rw'ubukungu n'urwa politike, iba kimwe mu bihugu by'icyitegererezo ku rwego mpuzamahanga. Mu gihe cy'ubutegetsi bwe Qatar yagaragaje iterambere rikomeye mu by'ubukungu, imibereho y'abaturage ndetse n'umuco, bituma iki gihugu
kirushaho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Sheikh Hamad yabaye umwe mu bayobozi bagize uruhare rukomeye mu guteza imbere ubushobozi bwa Qatar, cyane cyane hashingiwe ku mutungo w'igihugu mu by'ingufu. Ku butegetsi bwe umubano w'u Rwanda na Qatar wateye imbere hashingiwe ku cyerekezo ibihugu byombi bifite icyo guteza imbere ubukungu n'imibereho y'abaturage urushaho gukomeza ubwo yasimburwaga na Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani mu 2013, ubwo wamusimbuye mu muhungu we. Uyu munsi ntabwo turi buze gutinda, dore ni inkuru y'incamugongo, ubwo ngira ngo mwumvishe ko nyine uyu musaza cyangwa se mucyumba yitabye Imana, perezida w'u Rwanda, akaba nawe yagiye kwifatanya nabo mu biganiro cyangwa se mu byunamo. Wowe udukurikira cyangwa se ugeze kuri uyu munota, dusapotinga ukandi subscribe utarayikanda kugira ngo ujye ubona amakuru mashyashya, ubone trending Rwanda n'ibindi biri hanze y'igihugu, ubundi bwo turyohe namwe. Murakoze cyane, ubwo tuze guhura mu yindi video nihaza kuboneka icyo kubakorera cyangwa se amakuru yo kubahereza. Njye mwumva abanyitakeri, ndabakunda cyane.